Urakoze cyane. Izi mpinduka zizatangira kubahirizwa mu kwa 9 amashuri natangira, ariko zizatangirana n'abanyeshuri bagiye mu mwaka wa 4. Abari mu wa 5, abagiye mu wa 5 n'abari mu wa 6 bo izi mpinduka ntizibareba, bazakomeza kwiga ibyo bari basanzwe biga. Nuvuga ngo bazakomeza kwiga amashami bari basanzwe biga. Abo mu wa 4 nibo baziga amashami mashyashya. Amashami twagiye tuyashyira, amashami yarasanzwe ahari twagiye tuyashyira cyangwa tuyagurupa, reka bari ko mbivuga kubura ijambo ryiza ry'ikinyarwanda. Twagiye tuyagurupa bitewe na pathway. Ndatanga urugero nk'abari bafite ishami rya MCB, rya PCB, rya PCM. Mu magambo arambuye sinzi wenda niba abantu bose babyumva, ariko MCB ni Mathematics, Chemistry and Biology. Abari bafite iryo shami cyangwa se iyo combination, n'abari bafite ishami rya PCB, ni ukuvuga Physics, Chemistry and Biology. N'abari bafite ishami rya PCM, ni ukuvuga Physics, Chemistry and Mathematics. Abo ngabo bafite izo combination bagiye muri ni pathway ya Math and Science, ariko stream ya mbere. Kuko pathway ya Math and Science irimo stream ebyiri. So ni ibice bibiri. Ni ibice bibiri. So abafite izo combination uko nazivugaga ari 3, MCB, PCB, PCM, abo ngabo bazajya muri stream ya mbere ya Math and Science. Abari bafite izindi combination za science nazo, iya MEG, MCE, MPC, MPG, izo ngizo ziba zirimo geography nyinshi, harimo physics, harimo computer science, harimo economics. Abo ngabo bazajya muri Math and Science stream ya kabiri. Stream ya kabiri cyangwa se igice cya kabiri nacyo ni science, ni Math and Science. Ariko hari wenda sinabisobanuye neza. Stream ya mbere, abana bazajya bari muri stream ya mbere, Math and Science stream ya mbere, bazajya bakora amasomo 4 y'ingenzi: Mathematics, Biology, Chemistry and Physics. Noneho abo muri Math and Science stream ya kabiri bo bazajya bakora Mathematics, bakore Physics, bakore Geography, bakore na Economics. So aya mashami rero yarasanzwe arimo Geography, arimo Physics, arimo Economics, ayajya muri stream ya kabiri. Noneho hakaza irindi shami ya Arts and Humanities. Arts and Humanities, amashuri yarafite combination ya Hegel cyangwa se na HELP. Ubundi Arts and Humanities yari irimo ama combination abiri. Hegel ni ukuvuga History, Geography na Literature in English. Noneho hakaza n'iyindi combination yitwaga HELP cyangwa se ni History, Literature and Psychology. Abo bari bafite izo amashuri yarafite izo combination ko ari ebyiri. Abo bazajya bajya muri running pathway yitwa Arts and Humanities. Hakaba iyindi running pathway yitwa cyangwa se ishami ry'indimi. Iry'indimi combination bari bafite yari RFK, yari Literature in English, French and Kinyarwanda na Kiswahili. So ubu ngubu bazajya bafata indimi zose, running pathway y'indimi zose, noneho arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili n'Igifaransa. Twakoze ubushakashatsi cyangwa se isesengura ryo kureba uburyo integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi iri gushyirwa mu bikorwa, imbogamizi zirimo, uko mbese iri gushyirwa mu bikorwa. Ibyo ngibyo biba ni itegeko cyangwa se ni nako bigomba kugenda. Ubundi nyuma y'imyaka 5, hagati y'imyaka 5 n'8, ibihugu byose biba bigomba gukora isesengura kugira ngo birebe integanyanyigisho kuri gushyirwa mu bikorwa, babe bagira ibyo bahindura, cyane cyane ko ni isi cyangwa se n'igihugu kiba cyarafashe ubundi murongo. So natwe rero twakoze isesengura ry'integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi. Bimwe mu byo batubwiraga abarimu, cyane cyane barimo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ariko no mu byiciro byose, batubwiraga ko integanyanyigisho ikomeye, reka ariko mbivuga, irimo ururimi rukomeye cyane, Icyongereza gikomeye kitari ku kigero cy'abana, ndetse n'ibyigwa birimo bidahuye n'igihe bafite. Ibyo rero byatubwiye iki nkatwe? Byatubwiye ko twongera tukongera tugasubira mu nteganyanyigisho, cyane cyane mu bitabo,
tukareba tuti wenda niba imibare umwaka wa 4 niba twarateganyaga ko biga ibintu wenda ibyigwa 15, ese mu by'ukuri ibi byigwa 15 umwana w'imyaka wo mu mwaka wa 4 w'imyaka 16 ibi bintu azabishobora, ibi bintu biri ku kigero cye, ese ururimi rurimo bimeze bite? Ibyo nibyo twongera gusubiramo dufatanije n'abarimu bakajya batubwira ati iki kigwa kirakomeye, tukivane mu wa 4 tukijyane mu wa 5, cyangwa se iki kigwa ni kiroroshye tukijyane mu wa mbere. Ibyo niyo mavugurura turi gukora. Mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ibyo twita lower primary, ni ukuvuga umwaka wa mbere, wa kabiri n'umwaka wa 3. Ahangaha habaye amavugurura navuga ko akomeye, nabyo bitewe n'ibyo abarimu batubwiraga. Abarimu bigisha muri aya mashuri mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa 3 baratubwiraga bati integanyanyigisho ntabwo umwana ashobora kuzayirangiza habe na gato, ni ndende cyane kugira ngo ayirangize keretse nimwongera igihe. Abandi bakatubwira bati twebwe kugira ngo iyi nteganyanyigisho tuyirangize, kuko integanyanyigisho twari dufite yari igendeye cyangwa se ikoze ku buryo umwana yiga periode 8 ku munsi cyangwa se periode 40 mu cyumweru. Dusanga rero amashuri menshi dufite yiga mu byo twita ingunga ebyiri. Iyo wiga ingunga ebyiri ntabwo wabasha kubona periode 40 mu cyumweru cyangwa se 8 mu cyumweru winga ingunga ebyiri. Iyo wiga ingunga ebyiri periode nyinshi ushobora kubona ni 25 mu cyumweru cyangwa se 5 ku munsi. Ibyo rero kubera abarimu batubwiraga ati integanyanyigisho ni ndende kugira ngo tuyirangize keretse abana bose biga ingunga imwe, kandi tuzi neza ko abana benshi biga ingunga ebyiri. Turangije tureba no mu bindi bihugu ko babigenza, dusanga n'ubushakashatsi cyo bugaragaza, dusanga ubushakashatsi n'ibindi bihugu ko babigenza, umwana wo muri icyo cyiciro cy'imyaka abashije kubona amasaha 3, hagati y'amasaha 3 8 ku munsi yo kwiga arahagije kuri we kugira ngo abashe kugera ku ntego abasha kugeraho. Kugira ngo tubone amasaha 3 8 ku munsi buri mwana wese ayabone wiga muri iki cyiciro, bidusaba gukora ingengabihe. Amasaha 3 hagati y'amasaha 3 8 ku munsi twebwe bingana na periode 5 ku munsi, ko periode ingana n'iminota 40. Ni ukuvuga ngo twakoze ingengabihe ku buryo umwana wiga muri iki cyiciro yiga amasaha 3 n'igice ku munsi. Ari byo n'ibindi bihugu byose bikora na UNESCO nibyo itangamo inama. Turavuga tuti kugira ngo tubone amasaha 3 n'igice ku munsi umwana yige biradusaba gutangira ryari. Dusanga kugira ngo tubone ayo masaha umwana amashuri ku bana bo muri iki cyiciro agomba gutangira saa 2 za mu gitondo bakageza saa 5:40, ikindi cyiciro kigatangira saa 7:10 kikageza saa 10:50. Turi gukora ibintu byinshi ko twabanje guhamagara abayobozi b'amashuri yose, twagiranye nabo inama nabo ku wa 6 no ku cyumweru. Abayobozi b'amashuri abo mu mashuri abanza nabo tuzagirana inama nabo kugira ngo babimenye. Mu cyumweru gitaha dufitanye inama n'abayobozi bungirije bashinzwe amasomo, bo noneho iyi nama zaba ari inama yo kujya mu buryo bwimbitse, turebe amasomo, iri somo rizaba rifite igihe kingana iki, ingengabihe izaba iteye gute, ese urabona hari abarimu bazasaguka. Iyo nama n'abayobozi b'ibigo bungirije bashinzwe amasomo bose mu gihugu cyose ni inama twitezeho byinshi, nayo izatuma babishyira mu bikorwa neza. Ariko nanone turashaka gusobanurira mu cyumweru gitaha, gusobanurira abanyeshuri n'ababyeyi icyo aya mavugurura avuze, cyane cyane amavugurura ajyanye n'icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye by'ama learning pathway cyangwa amashami. Turashaka gushyiramo imbaraga mu cyumweru gitaha, tugasobanurira ababyeyi, tugasobanurira abanyeshuri, twambwira niba ufashe iyi learning pathway cyangwa se irishami na inzira yawe ni iyi, choices za career zawe cyangwa se ibijyanye n'akazi
tukabibasobanurira bakabyumva. Aya mavugurura mu by'ukuri twitezeho ko azagira impinduka nziza ku ireme ry'uburezi kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni uko aya mavugurura yakozwe avuye mu barimu n'abanyeshuri ubwabo n'ababyeyi. Twavuganye n'abarimu benshi cyane, abanyeshuri, ababyeyi baduha ibitekerezo y'ibyahinduka. Ibyinshi batubwiye nibyo turi gushyira mu bikorwa. Uhereye muri primaire cyangwa muri lower primary mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ibyo batubwiraga ati iki n'iki ntigikora, iki n'iki cyahinduka, iki n'iki cyahinduka, ibyo byose twarabifashe tureba n'ibindi bihugu uko bibigenza dufata umwanzuro. Nkeka rero ko ibi ngibi bizatuma mu by'ukuri hahinduka byinshi ku bijyanye n'ireme ry'uburezi, kuko bigendanye n'ibyifuzo by'abanyeshuri, ibyifuzo by'abarimu, kandi bigendanye n'ibindi bihugu uko bibigenza. Ese ukurikije amashami mashyashya wagize, urabona uzakenera abarimu bangahe? Ese urabona ubura abarimu bangahe? Abazakenera akabasaba, ababura akavuga ati, cyangwa se abona barengeje, hariho bizashoboka akabona avuga ati abangaba ndabona ntakibakeneye, ndabona bajya tukavuga abangaba noneho tubajyane hehe. Niba ari mu karere tukavuga tuti okay, niba wenda ari karere ka Rusizi kuri iri shuri, se mu karere ka Rusizi harimo iyi myanya. Ariko ibyo nabyo ibijyanye no gusaba nk'uko nabundi abarimu basaba transfer n'ubundi bazazisaba. Tujye tuvuga tuti uyu mwarimu wenda wari uri Rusizi kuri iki kigo twasanze wenda atagikenewe, yigishaga wenda psychology cyangwa psychology, none iri somo ntari rihari kuri iki kigo, yakagombye kugenda. Wenda n'ubundi turebe muri TMS yarasabye, tusange wenda yarasabye ahandi hantu, dusange wenda mu by'ukuri niba ari amahi dusanga aho yasabye bari bamukeneye, kandi wenda aho yarari naho wenda atarakenewe. Ni ibintu tuzakorana n'abayobozi b'ibigo, n'abayobozi b'ibigo bungirije bashinzwe amasomo no muri system isanzwe dukoresha yo gusaba no guhinduranya abarimu. Buri wese tukamuhinduranya cyangwa se tukamuha umwanya mushya cyangwa se akaguma hari bitewe n'imyanya ihari. Ubundi aya mavugurura yo muri upper secondary ajya kujyaho nibyo abanyeshuri benshi batubwiraga turi gukora ubushakashatsi. Katubwira ati ngewe combination niga nuko nta yandi mahitamo nari mfite, niyo yonyine yari iri kuri iki kigo nigaho. Niba ari umwana cyane cyane abana biga mu mashuri bataha, combination iri hano ni Hegel, niyo yonyine iri hano, nanjye niho ntuye, niyo yonyine ngomba kwiga. Naba nyikunze, naba ntayikunze, naba nyishoboye, naba ntayishoboye. Ibyo nibyo abanyeshuri batubwiraga. None wanareba nuko isi ahigeze, ugasanga kugira ngo umwana agira amahirwe menshi nuko abona amahirwe yo kuba afite ibintu byinshi yahitamo. Reka nguhe urugero nka pathway ya Math and Science, stream ya mbere, aho umwana azajya akora mathematics, agakora physics, agakora biology, agakora chemistry. Uwo mwana ayo amasomo ane akoze, ubundi bajyaga bakora 3, ayo masomo ane akoze utiri ujya no mu bindi bintu byinshi cyane ukarebera hafi, afite nakora neza mathematics na physics, uwo mwana afite amahirwe yo kujya muri engineering. Nakora neza biology na chemistry, uwo mwana afite amahirwe yo kujya muri medicine. Urumva umuhaye amahirwe ubwo ni gato cyane, hari n'ibindi byinshi yajyamo. Umuhaye amahirwe byibuza 2 ahita afatika, ahita agaragara ari direct. Abarimu barabyishimiye, abayobozi b'ibigo barabyishimiye, ababyeyi, abanyeshuri nabo tuzagira umwanya wo kubibasobanura neza, babyumve neza, kandi nabo bazabyishimira. Igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Turimo turashyiramo imbaraga nyinshi dufatanije n'abarimu n'abandi bantu bose bashoboka kugira ngo tubishyire mu bikorwa neza, kandi twiringiye neza ko bizagira impinduka nyinshi mu gutanga ireme ry'uburezi mu Rwanda.